Niba ujya unywa Coca-Cola ako kanya ukibyuka uzarwara umutima. Ibi ni ibintu bigutera ubwoba, gusa icya nyuma nuragisubiza ubura ibiro 4 by'uturemangingo buri mwaka, naho ubwonko bwawe bureka gukora gakeya. Ufite imyaka 24 butangira gukora gake gake. Andika ijambo my mom muri comment, urebe keyboard ibyo yanditse aba ari byo uzaza ukandaho, urebe icyo mama wawe umwifuriza. Naho umusatsi ukura vuba vuba ku mubiri wawe ni ubwanwa. Igihaha cyawe cy'ibumoso ni gitoya cyane ugereranyije n'ikiri iburyo, naho urutoki rwawe rw'agahera ni rwo rutoki rukomeye kurusha izindi zose. Abasezeranya ko mwese muri kureba iyi video nta muntu ushobora gufata ururimi rwe ngo arukoze ku izuru. Niba wabikora nyandikira muri comment. Naho icya nyuma kanda subscribe, ntuzagira uruhara nusaza. Ese kuki abantu bakanda buto zabo za telefone iyo zirimo zitari gukora cyane? Igice cya mbere ni iki ngiki. Ubushakashatsi bwakozwe bwagaragaje ko ku isi nta nyamaswa yiruka cyane kurusha umukobwa witeye make-up ubonye imvura iguye. Icyo ni igice cya kabiri. Ukunda n'umuntu akaba atagusomera aho abantu babibona, akaba ataguhobera aho abantu babona, akaba yabikorera mu cyumba cyiwe, aho hantu arimo aragukoresha nk'igipupe cyiwe nijoro. Ibimenyetso bizakwereka ko umuntu mukundanye muri iyi minsi arimo aragukoresha. Icyanyuma kiraba cyagutera ubwoba wowe mukobwa, niba kwibeta akajya kwitaba telefone amasaha menshi. Kuvuga ibi bintu ntabwo ari wowe kuko akunze. Igihe ku manywa gusubiza nijoro, nuko aba yabuze nijoro umuntu avugisha, aba yabuze undi muntu baba bari kumwe. Mu gihe ntawe afite akaba ari wowe wahamagara, mu gihe amufite rwose ntabwo yakwigera kuvugisha. Niba yumva ko abantu benshi batamenya ko muri mu rukundo, akubwira ngo reka tube tubihishe, 100% arimo aragukoresha mu nyungu ze. Ashaka ko namara kugukoresha azakujugunya nta bantu babimenye. Niba igihe cyose akubwira ko ataguca inyuma, baza umutimanama wawe. Akabinakubwira mu gihe utabimubajije. Baza umutimanama wawe ibyo ukubwira aba ari byo ukurikiza, kuko n'ibyo ukubwira aba ari ukuri. Mu gihe muri kumwe n'inshuti ziwe ukabona nawe nakwitayeho, ntashaka no kumenya ko inshuti zawe ze zimenya ko muri kumwe, abantu arimo aragukinisha. Wa mukobwa we cyangwa wa muhungu we, hungisha amagara. Abahungu bo bakajya bakunda guha abakobwa impano zabo. Ntareko kugukinisha wowe izo mpano zidafashije, harimo kurya umutima gusa. Mwihorere. Ngiye kubabwira igice cya 4, episode ya 4. Ikiremwa muntu nuko giteye. Umunsi umwe indogobe y'umuntu y'umuhinzi yigize kuba yagwa mu cyobo kiri aho hafi ku ifamu. Indogobe ivuza induru, umuhinzi yari arimo atekereza uburyo ki yayikuramo. Kumenya ko neza iyo ndogobe yari ishaje n'ubundi. Abona icyobo cyari kinini cyane, yazemo apanga uburyo kiramo itaka n'abaturanyi bakagitaba. Indogobe yari ishaje, nta kindi wa muhinzi yahise akora, yahise ahamagara abaturanyi ngo bazire icyo cyobo cyari kiri mu rugo rwe. Indogobe yaje kumenya ko neza nta mpuhwe bayifitiye, iryama hasi irarira cyane, ibona ko isi irangiriyeho. Abahinzi bagumye guteramo itaka muri icyo cyobo indogobe irimo. Umuhinzi umwe yaje kuba yareba muri icyo cyobo, abona cyane iby'indogobe irimo, atangazwa n'ibintu indogobe irimo irakora. Ahamagara abagenzi ngo baze kuba bareba indogobe ko bafata itaka karinaga ku mugongo, iyo yarizunguzaga rikagwa mu cyobo, akaba ariko izamuka irikandagiraho. Abaje kuba bataba ya ndogobe baje gutungurwa nuko irimo izamuka buhoro buhoro, ibasimbukira iva muri iyo famu irigendera. Abantu batuye isi nibakwanga bakaba bagutera amabuye, uzafate aya mabuye uyakoremo wubake fondasiyo y'ubuzima bwawe. Buri jambo bakuvugaho, buri gitutsi cyose bagutuka, rizakubera inzira, rizagufashe kubaka inzira y'uwo mwobo ushaka kuzagushyiramo. Niba utankurikira wumva byinshi, niba unkurikira congratulations, utibagiwe gukanda subscribe. N'ibitekerezo byanyu ndabikeneye. Bakoze igice cya 5. Ngewe rwose buriya mbonye umuntu ashatse kumagurukira mvuga amagambo mabi atari meza, kubera urukundo afite, bisi nangira kumva ko nta nzara afite, ntangira kumva niba yanariye. Barega n'inzara iri mu bintu bituma abantu bagira umushiya bavuga nabi. Muri mu bamvuga nabi uracyahanganya no kwihaza mu biribwa. Ngiye ku gice cya 6. Hanze aha hari abantu benshi bagufitiye ishyari, barindiye gukora kosa akantu gatoya cyane, yibeshya akora agakosa gatoya cyane, hanyuma bakakuvuga ye bakakota.
bakeneye ko ugira icyo wangiza bakakwanga, bakaguteza abantu bakakuvuga, birengagiza buri kintu cyiza cyose wabakoreye, bakavuga ko nta kintu cyiza mu buzima wigeze ukora cyiza cyagaragaye mu maso yabo. Abantu bategereje ko ukora ikosa rimwe, ntuzigere wiyegeza abo bantu bameze gutyo, barindiriye ko uba wakora ikosa kugira ngo babone ibyishimo. Tangira wige kubana n'abantu baserebura intsinzi yawe, bishimira icyiza wagezeho, baba bangana kose niyo yaba umwe araruta abantu magana badafite icyo bakumariye. Ni ko buri kintu cyose ubona mu buzima ari ingaruka zawe wagize wowe. Niba ushaka ibisubizo bitandukanye, ntawe hitamo ibintu bitandukanye, kubera icyo utuma indyarya ziba mu buzima bwawe, kandi ubizi neza ko izo ngizo ari indyarya zikuryarya ubuzima bwawe, cyane ko iyo ubuzima bugiye butagaruka. Ese umaye subscribe hari ikintu byaba bigutwaye? Ibintu bidashobora gutwara n'amasegonda 5. N'ibitekerezo byanyu ni ukuri kw'Imana ndabikeneye kandi ndabakunda, mugume kunshyigikira. Gushyigikirana ni byiza cyane, dufatanyirize hamwe kubaka umugozi umwe nk'abanyarwanda. Episode ya 7. Mu gihe ushatse umukunzi akurusha amafaranga, igihe cyose azagusuzugura. Impamvu zituma abagore bubaka abagabo bakabasuzugura, wumva uzi gutegura nitwa Muhizi Comedy. Niba ubera umugore umwana mwiza cyane, nawe azagufata uko ashaka, kubera ko azi ko utakwihanganira kuba wamuhomba. Uriya yagusuzugura nuko aba abona neza ko ufite umunyantege nkeya. Umugabo waranzwe n'amarangamutima, umugabo utakwifatira ingamba, amarangamutima yawe agutegeka cyane. Icyo gihe iyo umugore yakubonyemo ibyo bintu bibi, aba byarangiye. Uri mubi w'inshege, wirirwa uwutesha umutwe kubera ko witonda, wa mugabo we. Byibuze ugira n'umutima mwiza kugira ngo arebe kure yawe, cyangwa se wenda umujinya wagira, kugira ngo arebe kwihangana kwawe, kuko aba abona uri umuntu ucecetse utuje muri we. Umugore arashaka kuba yagusiga ngo agende, bwiza no kuba yagusuzugura, wowe ugafata iya mbere ukigendera. Umugore akazabona impamvu yo kuvuga ko uri umuhemu, gasange uwo yifuzaga mu buzima bwe bwose, cyangwa uwo yabonye mushyashya, yaba ariyo mpamvu wabonye agusuzugura. Niba utankurikirana wumva byinshi, niba unkurikirana congratulation, kanda subscribe na comment na share. Ukeneye ikiganiro kirekire wajya kubanyarukira kuri hagiyemo igice cya 8. Ishuri rimwe umunyeshuri yanditse urupapuro, arangije yandikaho ngo ndi ikigoryi, arangije arushyira mu mugongo wa mugenzi we. Umunyeshuri yari umuhanga, we yahise aza nyuma ya saa sita, arangije abaha ikibazo, yandika ikibazo kuri table, arangije abwira ishuri ryose ngo mujye kugikora. Gusa rirebye ribona ikibazo kirakomeye ntabwo ryagishobora. Umwana wanditseho ngo ndi ikigoryi yahise yenda akora ikibazo neza mu minota mikeya cyane. Mwarimu abona ko umwana bamwanditseho ngo ni ikigoryi, ariko mwarimu arangije aramwihorera, abanza arangiza ikibazo gikosore. Arangije abwira abanyeshuri ati mumukomere mu mashyi, yakoze ibyabananiye. Mwarimu arangije abwira umunyeshuri wari umwicaye imbere ati genda mukore urwo rupapuro mwanditseho ngo ni ikigoryi. Arangije afata rwa rupapuro rushyira ku kibaho, arababwira ati mbere y'uko mbahana ishuri ryose, reka mbibwire akantu. Mbere y'uko mbahana mwese ishuri ryose, isomo rya mbere, abantu bazakuvuga kugira ngo ntugere ku byo ugomba kugeraho. Ugomba gukora ni ukubirengagiza, ugakomeza usonga mbere. Ishuri mugenzi wanyu ntiyamenya ko afite urupapuro rwamumenyesha ngo ni ikigoryi, ntabwo aba yagiye gusubiza kiriya kibazo, kubera atarabizi yagiye arabyirengagiza aragikora. Isomo rya kabiri, ikigaragara muri mwe mwigana n'uyu munyeshuri, nta n'umwe inshuti yo kwizera. Yaba afite inshuti muri mwe yakabaye bamburiye. Mu nshuti ufite niyo zaba ari ibihumbi, nta kintu zivuze. Ufite itakwitaho, byaba byiza ubaye wenyine, ugasa nkaho utayifite agace ka 9. Ucecetse bisobanura ko uri umuntu mwiza. Oya, wigeze ubona inzoka usakuza atwara abantu? Hagiyeho igice cya 3. Ntuzigere uvuga ngo abantu barakubaha mu buzima. Abantu bubaha amafaranga ufite ndetse n'ikofi yawe. Amafaranga nuyabura bazajya bagukora mu bwanwa. Kuri gushaririye kwerekeye ku buzima, njye wumva ni Muhizi Comedy. Iteka ryose ugomba kumenya ko umuntu ukunze cyane ariwe ukubabaza.
nta muntu wa nyawe usibye kuri iyi si ya rurema, usibye mama wawe. Igihe wishimye uzumva uwo muziki, ariko mu gihe ubabaye uzirengagiza uwo muziki. Wumva amagambo ari muri iyo ndirimbo. Ikintu wamenya mu buzima, abantu ntibakunda ibitekerezo bizima, abantu bakunda ibitekerezo, ikintu kigaragara neza. Iteka ryose mu buzima ibintu bibiri nibyo bigomba kuba byakuranga: kwihangana kwawe mu gihe nta kintu ufite, imyitwarire ufite mu gihe wakennye, n'imyitwarire uzagira mu gihe ufite byose, mu gihe ufite amafaranga. Nicyo gisobanuro cyawe. Niba utankurikirana birashoboka ko iyi ariyo video ya nyuma wabonye. Niba unkurikirana, congratulation. Kanda ku nzogera, ukande like na comment, ndetse na sharing iyi video niba wayikunze, inshuti zawe zibe zayibona. Cyane cyane tuba dukeneye ibitekerezo byanyu no kudushyigikira. Ngiye gukurikizaho agace ka 10. Agace ka 10 karaba ari keza cyane, karaba kabatangaza. Hari umuzehe muri quartier yaragiye akwirakwiza amakuru. Umusore bari kumwe w'imyaka 26 aravuga ngo ni igisambo. Byahise birangira uwo musore afunzwe, kandi ari muzehe wari wabivuze kubera ko ari mukuru. Urumva ko atabeshya. Mu rukiko baje kugaragaza ko umusore arengana, yaje kuba atari igisambo nk'uko umuzehe yabivuze. Umusore yaje kurekurwa, aca muri quartier, abantu bamucira imanza ati ni uwo musore. Ryavuzwe riba ryavuzwe. Umusore kubyumva gutyo yahise asubira mu rukiko ajya kurega wa muzehe ko yamushebeje imbere y'abaturage. Mu rukiko umuzehe ahamagawe, umuzehe yisobanuye avuga ko nta magambo ari aho ngaho, adafite n'ikintu amaze. Umucamanza yahise afata urwandiko aruha muzehe ati genda wandikeho ibintu byose wavuze, nurangiza utahe, nugera mu nzira urwo rupapuro rutwanyaguze uduce udushyire hasi, hanyuma ejo uzagaruke wumve igihano tuzaguhanisha cy'iyo byaha uzaba wakoze. Muzehe yabigenza nk'uko umucamanza yamubwiye. Bukeye aragaruka. Umucamanza mbere y'uko amusomera urwandiko amubwira ati subira handi waciye twa dupapuro tuzane hano. Muzehe arabyanga, aramubwira ati ntabwo byakunda, urupapuro umuyaga waratujyanye, utundi inyamaswa zatuneyeho. Umucamanza aramubwira ngo uburyo utasubira inyuma ngo ufate utu dupapuro wagiye ucagaguramo, ni nako amagambo ushobora gusohora muri ako kanwa kawe ushobora kwangiza izina ry'umuntu, kandi ibihe bitasubira inyuma ngo ubihindure. Muzehe yarapfukamye amusaba imbabazi umucamanza. Mu buzima ntuzigere ushinja umuntu ikintu utari wamenya ukuri kuri inyuma y'icyo kintu. Amagambo mabi n'ibyo bihuha byawe bishobora kwangiza izina ry'umugabo cyangwa n'ikintu runaka. Reba kugira ngo wumve ko amafaranga yabuze. Reba umwana umwe byarangiye avuye ku ishuri bamwirukanye. Mwumvishe? Kanda subscribe. Umuhungu yaragiye abwira se, papa ati papa ntongeye ndakunda nanone, ndashaka guteretana n'uyu mukobwa mwiza gutya. Aho umwana arangije aramusubiza ati mwana wanjye ni biza pe, uwo mukobwa ninde mugiye guteretana? Umuhungu arangije asubiza se ati ni Sandra, umukobwa wo mu baturanyi. Ze yarangije amusubiza ati yo ni byiza pe, ngiye kukubwira ikintu ariko uransezeranya ko utari bwigere ukibwira mama wawe. Papa ababwira umwana Sandra ni mushiki wawe. Umwana yumva biramubabaje. Umuhungu arabyihanganira, ategereza mu mezi make, arongera abwira papa ati papa nakunze, ndashaka guteretana n'uyu mukobwa mwiza gutya. Abaza umwana we ati se mwana wanjye ni uwe? Ati ni Angela, wa mukobwa wo mu baturanyi ariko hirya hahandi. Papa we ati ewe mba nifuje kubona byo warabimenye mbere y'igihe. Ewe Angela nawe ni mushiki wawe? Umuhungu yahise arakara cyane ajya kubibwira nyina. Anabwira nyina ati mama papa naba namurakariye, buri mukobwa wese nerese arambwira ngo ni mushiki wanjye. Yo, ukibugeremo umugenzi wawe nawe niko uzagirirwamo.